Muraho neza mwebwe mukunda kabisa ndabasuhuje kandi mbifurije ibyiza aho mugiye muherereye hose. Ndakwibutsa ko njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Bisa niho mba nibereye umunsi ku wundi. Rero uyu munsi tudatinze tugiye gusobanukirwa inzozi abantu benshi bakunda kugenda barota. Ese uri bwarote wambaye imyenda y'umweru cyangwa se ubona wambaye imyambaro y'umweru de? Ese izi nzozi zishatse kuvuga iki? Ese nawe byaba byarakubayeho? None se ni bibi cyangwa ni byiza? Ibi byose wibajije ngiye kugufasha kubisobanukirwa neza cyane ukimara kuba wakanda subscribe hano kuri Geto Challenge, then ukande like, ubundi twikomereze cyane neza cyane. Nanjye natinze reka dusobanure muri rusange inzozi zo kurota ubona wambaye imyenda y'umweru cyangwa se imyambaro y'umweru de. Nkuko nari mbivuze, reka twifashishe ingingo zigera kuri enye dusobanura muri rusange izi nzozi zo kurota ubona wambaye imyambaro y'umweru cyangwa se imyenda y'umweru. Ingingo ya mbere, isuku n'ubutungane. Imyenda y'umweru mu nzozi akenshi isobanura isuku y'umutima, kubabarirwa cyangwa se gutangira ubuzima bushya. Ushobora no kuba uri mu rugendo rwo kwisuzuma cyangwa se gusenga cyane cyangwa guhindura imico yawe. Reka tunyarukire ku ngingo ya kabiri ivuga ngo amahoro yo mu mutima. Iyo wambaye imyenda y'umweru bishobora gusobanura ko wifuza amahoro, gutuza ndetse no gusiga ibintu bitari byiza inyuma yawe, bikabasha kuba byagenda neza cyane. Ngo ni inzozi zerekana ko wifuza umutekano mu buzima bwawe kandi bwose. Ahantu nizere ko turi kugenda duhumva neza cyane mwebwe mwese mukunda mukanakurikira Geto Challenge TV. Byibutsa ko njyewe ndi Aizo nk'ibisanzwe, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Uko niko ngiye kugenda ngana ku ngingo ya gatatu, naho tugenda tubyumva neza cyane ngo umwuka wera cyangwa ihamagara ry'Imana. Hari igihe imyenda y'umweru iyo usobanura ko uri mu rugendo rwo kwegera Imana cyangwa se kuri guhamagarirwa gukora ibintu by'Imana nko gusenga, gufasha abandi n'ibindi bikorwa byiza nk'ibyo ngibyo. Tukiri kuri uyu munota rero byaba byiza ubanje ukareba ko utarakanda subscribe, then ugahita uyikanda ugakora like kugira ngo video yacu bigaragare ko ari nziza cyane, then tukagenda dukomeza kugenda tuganira kuri bintu byinshi bigiye bitandukanye bivuga cyangwa se bigendanye no gusobanura inzozi hano kuri Geto Challenge TV. Kandi ukibuka kuba wagenda ukora share cyangwa se usangiza ino video abashuti bawe bagiye batandukanye mu mbuga nyinshi uba ugiye uherereyemo, kuko buriya iyo uduhaye share uba ukoze cyane, cyangwa se iyo dukoresha share uba ukoze cyane ku rwego utabasha kuba wagenda ubyumva. Nuko ni nako ninjiye ku ngingo ya kane, nayo ngo mbashe kuba nagira byinshi nivugaho, ngo bishobora no kuba ikimenyetso cy'itandukaniro. Iyi ni ingingo ya kane, tubyumve neza cyane. Bitewe n'ukuntu wiyumva mu nzozi iyo wambaye umweru, bishobora gusobanura gupfa kwa kamere yawe ya kera cyangwa se guhinduka kw'imibereho yawe. Gusa nanone ntibize kuba byagutera ubwoba, kuko si inzozi mbi, ahubwo ni igice gishya mu buzima bwawe. Noneho reka turebere hamwe icyo wakora nyuma yo kurota izi nzozi cyangwa se kurota inzozi nk'izi ngizi. Kurota ubona wambaye imyenda y'umweru cyangwa se wambaye imyambaro isa umweru. Niba urose izi nzozi, gerageza gusenga, gusubiza amaso inyuma, urebe niba hari abo ugomba kuba wasaba imbabazi uzibasabe, kuko izi nzozi nizo gusukura umutima cyangwa se kwiyunga n'abandi. Ibi bishobora gutuma ubuzima bwawe burushaho kuba bwagenda neza cyane, wumva utekanye kandi utunganye unameze neza cyane. Nkwibutsa ko ndi kugenda ngana ku musozo, ntabwo uyu munsi ndi bugende ntinda cyane, oya ndashaka ko kino kiganiro kiza kuba cyagenda cyihuta cyane. Rero ndi kugenda ngana ku musozo, ariko mubwira ngo niba warigeze kuba warota inzozi nk'izi cyangwa se n'izindi zitameze nk'izi, ariko ukaba warazirose ukifuza kumenya igisobanuro cyazo cyangwa se kumva ziguteye nk'ubwoba, nyamuneka ikiza nuko wajya muri comment ukanyandikira, nkaba nagufasha gusobanukirwa icyo izo nzozi zakubwiraga, kuko akenshi inzozi zacu zikunda kuba zirimo ubutumwa bukomeye cyane uba ukwiriye kuba wamenya.
rero ni byiza cyane kabisa unyandikire, si wananyandikira kuri WhatsApp kuko nimero yanjye iba iri muri description, nkaba nagufasha cyangwa se muri comment ibisanzwe. Rero reka duhure ubutaha, njyewe ndabakunda cyane bahuza ku mutima, reka duhure mu biganiro byacu by'ubutaha. Inyigeto Challenge TV, nanjye ndi Aizo, inshuti y'abadamu ndetse n'abakobwa murabizi cyane hirya nino. Let's go, ciao ciao.